Yo, ladies and gentlemen, amahoro y'Imana kuri wese wakoze subscribe kuri YouTube channel bita Vala the Cash. Reka nkubwire ngo uri mu ntara y'amajyepfo, uri mu ntara y'amajyaruguru, uri burasirazuba, uri iburengerazuba ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali cyangwa mu diaspora uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kamwifuriza amahoro y'Imana kandi ukomeze wirinde icyorezo cya Marburg. So anyway, uyu munsi ngiye kubereka utuntu twibanze cyane rwose kuri WhatsApp abantu benshi bakunda kudakoresha cyangwa kubaririza kandi ugasanga ari ibintu rwose bazi cyangwa bakaba banikorera ku buryo busanzwe. So number 1, step ya mbere kuri WhatsApp hano gutya sasa. Ahangaha hari ibintu ushobora kugira tuwenda se uri nko muri group. Ya uri muri group so nta kibazo unushaka gukora ikibazo kugira ngo igire multiple answers cyangwa ibibazo ibisubizo byinshi bigiye bitandukanye nk'abantu batore icyemezo runaka ushobora gushaka gukora. So nta kindi wenda kadufate iyi group yenda ita 6kk uzimana gutya muri group nurangiza urakana kwa kano kantu kari ahangaha kameze nk'akadokima wakandeho nurangiza uramanuka kuri banditse ngo Paul hano hepfo handitse akajambo ngo Paul ugakoraho gutya nurangiza urabaza ikibazo urandika wese ese amakuru yanyu sibyo sanga nuvuga ngo ikintu tugiye gukora tugiye please kugira ngo maze mu byumve neza hanga tugiye kwandika ikibazo nitumara kwandika ikibazo none dushyire ibisubizo bigiye bitandukanye no aba members ba group ubwo baraza kugenda baselectinga wenda umwe avuga ngo ntoyiki uri ntoyiki uraza kujya ubona percentage bajya bagira gute bajya babikoraho ubone ikintu twagita Paul ezere ko turi kumwe gatanu ku kana kadukurikire wenda gana gatubaze amakuru yanyu group waniwe murakomeye wenda murakomeye. Okay, so nurangiza ushyira akabazo hepfo hari ibisubizo baraza guhitamo wenda urandika ikibazo yego hepfo wandika ikindi gisubizo uvuga ngo wenda oya. Noneho nurangiza ahangaha icyo urakora uraza guhita ko uza kwa kantu usendinge akantu kawe wana kuri muri groupe byifasha akanya sasa rero uvuga ngo niba groupe yawe igizwe n'aba members benshi bamwe baratora yego abandi batore oya. Urugero nkanjye kandi itorero yego niba dukoma into yego uzibona ko hano hejuru cyaza kari umuntu umwe ugize gute utoye n'abandi bantu muri groupe baraza kujya bagenda bazamo gutyo no kubaza kuza kugenda. So nizere ko mukumvisha iyo ako nakantu kambere akantu ka kabiri sasa hari ukuntu umuntu ashobora kwaka nk'ifoto wenda agura ati sumeze ute cyangwa se VP nyereka ifoto y'umuntu kanaka ari kugushaka ko uyimuha akayeza kuyireba inshuro imwe nigera muri telefone ntayisavingemo sibyo urazanga no muri kuri akantu kari hepfo ugenda ugiye mu mafoto bisanzwe. So choosing ifoto cyangwa ku ifoto cyangwa se video bisanzwe tu nurangiza ukande wenda kadufatiye ifoto yacanga niturangiza urananga ahanga gutya hanga mu nguni hari ahantu hari rimwe n'akantu gacoracoye hanga nkanze gutya hejuru wasendingira muri haruzi karakantu usanga ifoto bimeze gutya icyo urakora urakandaho gutya bakwereka ngo photo set to view once ubu ifoto umuntu arifungura aza kuyireba inshuro imwe yonyine inshuro imwe uhite ko wohereza nk'ibisanzwe. Urana hepfo kuno hari ngo foto iri sendinga buri muntu araza kuza gukandaho araza kuyibona inshuro imwe ntago ushobora kwidia screenshot ntago byakunda ntago ushobora ko wayisendinga ngo yohereze undi muntu ibintu nk'ibyo. So ngayo ngo kukindi none abantu mutari muzi WhatsApp yasizeho ubu ngubu ujya kureba status z'umuntu ukaba wamuhereza agatima ukamugira gutyo nabyo biroroshye cyane wenda gatorera agronome class murabona ndase nka status ziwe tu ko yagiye updating gutya kujya kazana ku ruhande akangaka kandi murakabona ahangaha karahepfo ushobora gukoraho gutya rwose karimo ibara ry'icyatsi kibisi ukaza ukamuhereza mu gihe wishimiye ibintu byiwe. Hari kandi sasa rero abantu bajyaga bareba status zawe no kugira ngo nawe utureba status zabo ukabanza gukupa ngo ujye kubareba byarahindutse. Urabona status yanjye wenda nashyizeho ejo saa sita maze kurebwa n'abantu 107 wenda nakirikwa no gutya none urabona yarabita ba Thomas yarabita abandi bose abantu benshi bagiye batandukanye wenda dufatiye umuntu bita motari taba urabona ko nawe hizo status kera wajya gukupa ukajya kureba ibyo yanditse none byarahindutse ugiye uhita uko ukora umukoro gutya no kureba status WhatsApp twiza cyane. So anyway, so niba ubwa mbere ugize kuri iyi chaîne kora subscribe dukomeze tubana mu biganiro bitandukanye. Nge nitwa Vala the Cash nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe niba ukunze kano kantu
kohereza abavandimwe n'inshuti zawe no problem.